igisabanga kandi haleluya Sawuli y'ijana na cumi n'icyenda umurongo wa 33 Petero yaho iravuga ngo kagerera niyo kabiri gatatu niyicarire mukomere Imana amashyi Dawidi umunsi yahagurutse avuye mu ishyamba yagize ibyiringiro afata inanga aracuranga aririmba agakorasi keza mu nda haleluya avuga ngo ducuranga inanga tuvuze imyironge tuvuze ishako tuvuze ingoma tuvuze mederu tuvuze n'ipendo Yesu arakomeye yaduhuje n'abatero muri Ngaru atukuraho rezo atuzana hano turafatanije turamuhimbaza Yesu arakomeye zingoma tuvuze n'ipendo tuvuze n'ipendo Yesu arakomeye omera amasiye ndashimira Imana umwana w'Imana twahuriye Isave muri 2016 narebaga nkabamo n'amaso y'ubusaza ese ni ibiki ariko twahuriye ahantu turi kuvuga Kristo twaje tuvuga ngo twebwe tukavuga ngo Isave Basic Bible Trainers nuvuga ngo twari turi kwiga kutraininga ariko gutoza abandi kwigisha ariko duhita tuhasanga ibanga ry'uko tugomba kuba muri Bibiliya komera Imana amashyi niba ufite ducuranga inanga tuvuza imyirongi tuvuza ishako tuvuzane bero tukabaho Yesu arakomeye tukajya kwiga dufite umwuka wera tukavamo turi mu mwuka tukajya nimugoroba turi mu mwuka tugasenga bikemera none uyu munsi Yesu aracyadukomeje tumukomera amashyi neza ndishimye kandi wishimye iyo wishimye ari ibintu ukora aka kanya hari ibyaremwe nonaha kuko Yesaya 48:7 yabitubwiye ngo biri mu nonaha si ibya kera hari akantu ka gatatu Imana yongeye tukimara kuririmba iriya ndirimbo yo guhigura umuhigo hanyuma Imana iduha isezerano ndagira ngo ni isezerano tumenye neza isezerano ridakuka ry'ubugingo buhoraho by'amahoro y'iteka ryose dukomere Imana amashyi ariko kukimusotora ubundi kukimusotora ariko arimo nashoteye mu gitondo cya kare iravuga amatangazo yo kubika yavuyeho turi turazanye amatangazo yo kubika bene byose nashoteye aravuga ngo tujye kubikura bariya bamarine bariya bari mu tuvumo tubazanire Kristo sha haleluya none ubwo murumva nanjye muri aka kanya mfite itangazo ibyakozwe n'intumwa ubwo ni agace ka mbere ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30 ni itangazo ntereyeho impamvu ndereyeho namwe murabizi ntabwo ari njye bababwiye ngo mubanze amatangazo niba ari na gahunda musanganywe ariko n'umwuka wabiteguye komera Imana amashyi niba uri mu mwuka nanjye byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30 wonyine reka dusome mu izina rya Yesu nuko iminsi yo kuzizwa kwacu Imana yarayirengagije ariko none uvuga ngo noneho ariko none usubiramo noneho itegeka abantu bose kugira gute kwihana
haleluya, noneho mugashyire ahantu muze kwemera ko ari noneho. Iryo ni itangazo. Kandi ndibuka neza mu minsi yashize Yosuwa mu gice cya gatatu mu gitabo cya Yosuwa umurongo wa 5 yabwiye Abisirayeli arababwira ngo aka kanya nimwiyeze kubera ko Uwiteka agiye gukora ibitangaza bikomeye muri bo. Aka kanya nawe mu mutima wawe igutegetse kwihana. Ntabwo ari njye ugutegetse, ntabwo ari pastori, ntabwo ari umuyobozi wa gahunda, ntabwo ari undi uwo ari we wese. Nibuka ko mu butumwa mu ijambo rya kabiri rya jambo badusomeye batubwiye, nanjye nibuka ko twahuze kandi mu mwuka ariko bimera. Natangiye mvuga ngo ndi umugabo wo kubona Kristo, abarangije nabo babisubiramo ngo muri abagabo ngo tubikira abagabo ngo turi abagabo bo guhamya nde Kristo. Komera Imana amasirari. Mwihangane itangazo baryumvise. Ijambo ry'uyu munsi rero niko tugiye turasoreza ku isezerano. Imana irasezerana natwe isezerano nziza kuko marayika imanukanye arayiduha. Haleluya. Iyo wishimiye kwakira isezerano rya marayika sinzi uko ubigenza, ariko haleluya mwajyaga mutera cya gihe yayindi itahagarara mwayitera rimwe nibura. Haleluya. tukakira isezerano ry'Imana. Rimwe kabiri gatatu. Ijambo riratubwira ngo, ijambo ry'uyu munsi riratubwira ngo inzara y'Ibetelehemu, byanditse mu mutima, inzara y'Ibetelehemu iruta cyane ibyo kurya by'i Mowabu. Inzara y'Ibetelehemu iruta cyane ibyo kurya by'i Mowabu. Reka mbivuge mu buryo busobanutse mu kinyarwanda cya gikristo cyiza: gusuzugurirwa no gusonzera mu gukiranuka ntibigereranywa, nta n'aho bihurira, biraruta cyane amamiliyari n'amatiriyari y'abanyabyaha banyuze mu nzira z'umwijima. Inzara y'Ibetelehemu iruta cyane ibyo kurya by'i Mowabu. Mwanyereye mugasubiramo kuganira. Inzara y'Ibetelehemu iruta cyane ibyo kurya by'i Mowabu. Komera Imana amashyi babakoresheje. Dusome igitabo Rusi, igitabo cya Rusi ni igitabo gikurikirana n'abacamanza. Iyo uvuye mu bacamanza uhita ugera kwa Rusi, wava muri Rusi ukajya muri Samweli, mu gitabo cya mbere cya Samweli. Rusi igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere dusoma. Rusi nababwiye ko ari igitabo gituranye n'abacamanza, biregeranye, kiri hagati y'abacamanza n'igitabo cya mbere cya Samweli. Kubera ko Dawidi yishe Goliyati, Dawidi yarwanyije Goliyati afite imyaka hagati ya 16 na 18. Urumva yari urubyiruko rwose, ari mutoya, ari umusore w'umugenda, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko arangije afata umwanzuro wo gukubita Goliyati mu cyico, kandi yitoreye icyo twita uduhuyenge, amabuye matoya cyane 5. Ayo mabuye 5 tuzaganira kuri uwo musozi pasiteri yatubwiraga, amabuye 5 ya Dawidi. Uyu munsi reka tuvuge ko inzara y'Ibetelehemu iruta ibyo kurya by'i Mowabu. Kadusome mu minsi y'abacamanza igice cya mbere umurongo wa mbere. Ku murongo wa mbere: mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'Ibetelehemu y'i Buyuda asukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, ntimuze kumwibagirwa. Umugore we yitwaga Nawomi, nawe nimumwibagirwe. N'abahungu be
bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiriyoni, abari abanyefurata b'i Betelehemu y'Ubuyuda. Bari abaherera, bari ab'i Betelehemu. Elimeleki umugabo nawe, reka tugiye twihuse cyane, reka dusome ku murongo wa kabiri tutarawurangiza. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo, bagiye mu nzira y'ibyaha. Zaburi ya mbere murabizi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Bagiye muri iyo nzira baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa. Umva muri Bibiliya i Mowabu icya mbere harimo urupfu, muze nabyo nimubyibagire. Asigarana maze Nawomi asigarana abahungu be bombi. Barangije barongera Abamowabukazi. Birumvikana ko ibyo bakoraga babikoreye mu byaha. Buzuza amayetaje, buzuza kuri konti amamiliyari, barangije bariyongeza buzuza n'icyubahiro cyo mu isi n'Roma. Birangira gute? Orupa niwe wa mbere yari Rusi, umwe yitwaga Orupa undi yitwa Rusi. Barangije bamarayo imyaka nk'icumi. Urumva ko bijya bimara n'igihe, bamara imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Yumvire, wabyumvise Mowabu? Reka tube tubumve gake, nidushaka tubumve ibindi turabivugana. Bahuriye i Betelehemu bari amahoro, ari bazima, bahumeka. Buriya baranaririmbaga urw'umwami Yesu ankunda ndamahoro, bakaririmba. Bageze i Mowabu